Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tubanje Imana ishobora byose, tuyihereje icyubahiro. Bene data, nshuti zanjye, bakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, iki gitondo ndabasuhuje. Yesu Kristo ashimwe. Imana ishimwe, izinze ijoro izinguye amanywa, hereza Imana icyubahiro. Iki gitondo cya kare tubanje Imana hose muri byose, twiragije Imana data kandi tugumye muri Yesu Kristo, dukomeje kunezezwa n'umwuka wera. Imana ishimwe. Imana iri kumwe natwe, Imana iturengera idukunda. Urukundo utabonye ku mwana w'umuntu uzarubonana Imana yonyine, kuko niyo yakwiremeye kandi niwe yo mugenga wa byose. Imana ishimwe. Iki gitondo rero mwene data, Imana iguha umugisha kuko tubanye, dukomeje no kubana mu bihe byiza byo gusenga bya nibature. Imana iguhe icyo uyisaba, Imana ihindura amazina n'amateka byawe kubwo kuzinduka kare uzi imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha rero. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, muri teme yacu igira iti ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Twasanze rwose bifite umumaro. Ni yego, bifite umumaro wo mu buryo bwo kwaguka mu buryo bw'umwuka. Nk'abantu b'abanyamasengesho biduha umumaro, kuko tubyuka tuvuguruza imigambi yose yaraye ipanzwe ku buzima bwacu. Nubyuka usenga ntuzibagirwe kuvuguruza iby'abadayimoni batekinitse. Ushobora kuba waburaye urota uri kurya inyama, icyo gihe abadayimoni baba barara bakugaburira bapfuye, bari kuguhumanyiriza ubuzima, bakuhumanyiriza igifu. Ni hahandi uzajya kubona ukabona warwaye igifu kidakira nta mpamvu. Baba barara baguhumanya mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Rero icyo gihe ugomba kubyuka ubanza muri wowe amaraso ya Yesu Kristo. Kubyuka dusenga bifite umumaro, kuko n'imitongero n'imivumo baraye bakuvuma, ubyuka wiyaturiraho umugisha w'Imana, ukabyuka wiyaturiraho ubutsinzi. Imana ishimwe. Ibyo ni byo mu buryo bw'umwuka. Iyo urwaye ubyuka watura gukira ku buzima bwawe, ubyuka watura amaraso ya Yesu Kristo aho uri kubabara. Rero nagira ngo nkubwire, iyo urimo gusenga ntabwo uba ukina, uba uri kurwana urugamba rwo mu mwuka, kuko ibintu byinshi bikorwa mu buryo nawe utareba, bikorwa mu buryo bw'umwuka kandi bigasohora ku buzima bwawe bikubabaza. Niyo mpamvu nawe ugomba kuzinduka kare. Nta mpamvu yo kuba umunebwe mu byo gusenga, nta mpamvu yo kwikururiraho agashuka ngo ubure umwanya wo kubyuka ngo wishebekere uhamagare Imana ku buzima bwawe. Rero gusenga bigira umumaro, kuzinduka dusenga bigira umumaro. Bicagagura imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, byubika imisozi, bisenyagura ibikuta bimeze nka Yeriko ku buzima bwawe. Gusenga bigira umumaro. Tugiye mu buryo buri fizikali noneho, gusenga, iyo wazindutse ugasenga, ubona n'umwanya wo kuzinduka ujya mu kazi kawe, ukagenda uri free, utuje, umeze neza, wuzuye indirimbo z'Imana, wuzuye ibihe byiza byo gusenga, nta mishiha, nta kugenda wikoreye abantu, nta kugenda ureba nawe, ukagenda wuzuye kumwenyura, guseka, ukagenda uremereye muri wowe, ukagenda ufite ireme, utameze nk'igipapuro, ukagenda udafite ubangana, kuko Yesu Kristo uba warangije kumwakira muri icyo gitondo, yicaye muri wowe. Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana zikugote kandi nanone wongere ubone Imana muri iki gitondo cya kare, ubone Imana, wumve imirindi yo gutabarwa kwawe. Imana nishimwe. Turacyari muri iyo teme. Nyemerera dusome igitabo Ingoma za kabiri, ni ibice 20, umurongo wa 20. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni intambara abayuda barwanye n'abamowabu. Ni intambara abayuda barwanye, batewe n'abamowabu.
icyo gihe bayoborwaga na Yehoshafati, ariko Yehoshafati amaze kumenya yuko abamowabu bateye abayuda, yakoze ikintu cyiza cyane. Yego yagize ubwoba, ariko ikindi yamenye ko urugamba atari urwo ari urw'Uwiteka, atakambira Imana ngo yihata gushaka Uwiteka. Nuko avuga yuko bagomba gusenga kandi babonye Imana. Bigeze rero ku murongo wa 20, abamowabu babatera baneshwa. Ngo abamowabu bateye abayuda ariko baraneshwa mu izina rya Yesu Kristo, kuko umwami Yehoshafati yari yakoze ikintu cyiza, ngo ayihatira gushaka Imana. Iyo wihatiye gushaka Imana, abanzi bawe banesherezwa imbere yawe. Iyo wihatiye gushaka Imana, ibigeragezo bigenda byiruka. Iyo wihatiye gushaka Imana, Imana iragutabara ikakurengera. Biza bikanuye bishinyitse, ariko bikagusiga wemye. Iyo wihatiye gushaka Imana, Imana ihagararana nawe, Imana ikarurwana wowe uhagaze. Iyo wihatiye gushaka Imana, ikigukwiriye ni ukujya uzinduka ugasenga, ugasenga, kuko gusenga bigira umumaro. Imana ishimwe. Bukeye durasoma umurongo wa 20, ni Ingoma za 2 ibice 20 umurongo wa 20, handitse ngo iki: bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda, namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu. Imana ishimwe. Iryo ni ijambo umwami yabwiye abayuda bazindutse kare. Ngo bari bazindutse kare, bamaze kuzinduka kare, ngo hari kare mu gitondo, ngo barasohoka, ngo bajya mu butayu, barasohoka bajya gusenga, barasohoka bajya kujya inama, barasohoka ngo nuko umwami wabo Yehoshafati arababwira ati, nimunyumve abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka. Uyu munsi ni wowe ubwirwa, wowe turi kumwe muri uyu mwanya wa nibature. Nawe niwumva ijambo ry'Uwiteka, niwizere Imana yawe, niwizere. Hanyuma arababwira ngo mwizere Uwiteka Imana yanyu, mubone gukomezwa. Niwizere Imana ubone gukomera, niwizere Imana ubone gushyirwa hejuru, niwizere Imana igukomeze. Imana ishimwe cyane. Urugamba nubwo ruhari, ariko niwizere imbaraga z'Imana, niwizere Imana akaruhura, niwizere Imana iteturura, niwizere Imana ihindura amagambo, niwizere Imana ikuraho ibisebo, niwizere Imana ubone gukomera sha. Imana ishimwe cyane. Ngo mwizere n'abahanuzi bayo, mubone kugubwa neza. Wizere ijambo ry'Imana, niryo buhanuzi bukuru. Wizere ijambo ry'Imana, wizere ijambo rya nyiri ijambo. Wizere, ugire igihe kinini cyo gusenga, ugire igihe kinini cyo gusoma ijambo ry'Imana, ubone gukomera, ubone gukomezwa. Imana ishimwe cyane, kandi ubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana niyo guhimbazwa, Imana niyo gushyirwa hejuru. Imana irakomeye, Imana irashoboye. Ikidukwiriye gusa ni ukujya tuzinduka kare mu gitondo, kare tugasenga Imana, tukananiza imyuka y'abazimu n'abadayimoni, tukananiza imitongero, tukananiza ibyo bapanze ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Nicyo kigukwiriye. Ikigukwiriye ni ukujya ubyuka kare, ugasenga Imana, ukiragiza Imana, ukishinganisha mu maraso ya Yesu Kristo, ukumva Yesu ari byose kuri wowe, ukumva imbaraga z'Imana zikugose, ukumva kugirirwa neza n'Imana. Imana ibaha umugisha, muhahe muronke. Shalom, mugendane n'Imana.